Ibihe byiza mwahisemo gukurikira Dreamax TV. Uyu ni umwanya wa fake news mugiye kubana nanjye Ishimwe Karembo aka Boribanga. Aya makuru agiye kwibanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Abaturage benshi barataka ko bahangayikishijwe n'umugabo bita Gasongo, dore ko bivugwa yuko batazi n'ibyo yabakora. Mu yandi makuru turakubwira ko abasesenguzi kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga basanga intara y'Amajyepfo ari wabo w'inkuru zidasanzwe. Mu makuru ajyanye n'ubuzima, agashinge ko gakomeje kuba agashinge. Muri aya makuru turagaruka kandi kuri zimwe mu mvune abanyamakuru bagenzi bacu bahura nazo muri uyu mwuga utoroshye w'itangazamakuru. Abasesenguzi mu by'ibisukika basanga aho bukira usibye kwikura mu icupa ikagukura mu bagabo, ahubwo izatumaraho n'abantu. Indwara ikomeje kwibasira urubyiruko ituma rudashaka, abenshi bazi nkana nishaka ikomeje kwibasira abatari bake. Mu makuru y'imyidagaduro tugufitiye umutumirwa, ntucikwe inyuma yo gutumikira abadutumiye. Turagaruka mu kanya. Niba ufite ibirori, ibi bintu ntibizigera biguhangayikisha na gato. Wibaze ngo ninde uzatwambikira abageni, ninde uzadukorera dekorasiyo, uzadutegura keke nziza na wine se we ninde, ubundi wibaze ngo uzadufasha muri reception ninde. Kuko Platinum Bridal Services yaje ari igisubizo, ukidufitiye full package y'ibi bintu byose. Kuko tubategura dekorasiyo nziza utasanga handi, kwambikira abageni n'ababambariye, tukagutegura keke nziza na wine cyangwa divayi, tugufasha muri reception mu kubategura amafunguro ateka mu buhanga. Sonorisation yacu ntagereranywa kuko nta handi wayisanga. Tutibagiwe no kubafata amafoto na video z'urwibutso bikoranye ubuhanga. Ku bindi bisobanuro wadusanga aho dukorera mu karere ka Kamonyi, Remera, Rukoma hazwi nko ku magare, cyangwa ukaduhamagara kuri 0784343830, cyangwa se ukaba waduhamagara kuri 0788683716. Platinum Bridal Services, ibirori byawe tubigira ibyacu. Ikaze mu makuru ku buryo burambuye. Amakuru tugiye guhera inkuru ivuga yuko abaturage benshi bataka ko bahangayikishijwe n'umugabo bita Gasongo, ariko bavuga ko nabo batazi icyo yabashinzwe. Twaganiriye n'uyu mubyeyi umva ibyo yadutangarije. Ubu nanjye ndi kunya ku gasozi kubera uwo mugabo Gasongo yaraje afata wese yanjye arayifotora, naka wese na dushe na nyagamo aba akubise ku rubuga, sinzi urubuga yashyizeho. Gasongo wese yanjye barayihirika. Uwo mugabo Gasongo inaha hose n'ahandi hose, umurenge wose Gasongo baramuzi. Uwo mugabo Gasongo rero turashaka kugira ngo mutubarize umugabo bita Gasongo ikintu akora gituma shenyesherezo muturage akaba ku gasozi. Nubwo abaturage bavuga yuko uyu mugabo bita Gasongo abamereye nabi, bakomeje kwibaza nibo Gasongo bavuga ataba ari uyu nguyu. Muraho ni Gasongo nagarutse, twaraburanye mve gupagasa mwambonye. Ikumva ibya Gasongo byo bikomeje kugorana. Reka twikomereze kwiyi nkuru ivuga yuko abasesenguzi kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga basanga intara y'Amajyepfo ari wabo w'inkuru zidasanzwe. Uwo mugabo w'Inyanza bimeze bite? Mu karere ka Nyanza ho umugabo yatahanye grenade azi ko ari iteke. Tuvuye Nyanza, reka dukomereze mu makuru ajyanye n'ubuzima, aho ari agashinge kagiye kuza bagiye kujya batera umuntu amezi 6 akaba atakwandura virusi itera sida nk'uko babidusobanurira. Ari agashinge bagiye kujya batera abantu, kakagutera rimwe amezi 6 kakakurinda kwandura virusi itera sida. Abona abagabo bari kukishimira hano, kari hafi kuza. Tuvuye ku byako gashinge bagiye kuzajya batera abantu mu mezi 6 gusa bakaba batakwandura virusi itera sida. Dukomereze kuyigura ivuga yuko bamwe muri bagenzi bacu b'abanyamakuru bagenda bahura n'imvune nyinshi muri uyu mwuga, aba barimo na Pastor Claude. Dukomereze inkuru waduteguriye. The lawyer presenting Moise. How do you see this court about Moses case? I think it's a very simple case, and I believe in the justice system of Rwanda that they are going to ensure that justice takes its place in this matter. Sasa mimi nataka nikuulize kwa lugha ya Kiswahili kwa sababu nimesikia kwamba wewe unatoka taifa la Kenya, ndio? No. Cameroon. Cameroon. Yes.
No, that's not important for now. Yeah, I think tuvuye kuri Pastor Claude kandi atari abakorera kuri tele gusa n'abakora muri studio naho bikomeje kugorana. Dore uyu munyamakuru mugenzi wacu wo mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Ibyo mvuga biri banusa none inkuru yanje nagira inkuru ya mbere none ishirizwa hagati none batanguye. Téléspectateurs, mesdames et messieurs. Téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de la télévision Renaissance. C'est le journal parlé en français. Michel Kafando est un vétéran dans le domaine de la diplomatie et des relations politiques internationales. Le point avec Bertrand Ngendakuri. Ikibazo rero sukurasa imbogo cyangwa se iki yavuga ikibazo nakano ko kwayura katari sawa reka dukobereze kuyigura ivuga yuko abasesenguzi mu by'ibisukika basanga ngo usibye kuyikura mu icupa ikagukura mu bagabo ahubwo igiye kugidukuramo n'ubuzima nkuko aba baturage babisobanura. Umuntu hasigaye iminanuza ibyuma bine nayo ikamwiminanuza mu buzima. Ni inzoga yategewe nta kindi rwose. Ibyuma bine yanyweye nko mu minota 5 se yageze. Ko ibyuma bine ufashe vote zawe wasanga biruta amadomora 3 y'urwagwa. Ese umuntu anywa ibyuma bine gute kandi uziko n'icyuma kimwe kirangiza umuntu? Twavuga ko ari indanini yishe nyirayo. Ariko se nyire kabari we wabahaga ibyo byuma ubwonko bwe yarafite ubwenge buzima ari ababyuhira umuntu kandi n'ubundi yari yanyweye inzoga. Tuvuye kandi kuri abo ngo bibinanuza ibyuma ikabamaramo ubuzima. Uyu musaza nawe ntabwo bimworoheye, yamaze gusoma agatama hari ibindi ahita atekereza nyuma yo kugasoma. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu reka yitugeze. Ubuse yuko nkwe ntago ushaka kwinyinsibura aya narabihagaritse. Ariko iyo umuntu anyirasheho ngubiki iyo umuntu anyirasheho nayabonye do wana kamwe do uyu nawe twari tugiye gushakana ne mubyihorero do uri ushaka umubaze na wa wundi usubiza hari dore hano nawe mfite n'ubundi udorore ya twari tugiye ko tubana kumwe no mwishyira hamwe uriya twari tugiye kubana ariko nkabyanga ngo batavantunganya ari kuriya reba kandi natuje kamarineri kebuka ku muhanda uriya yabaye umugore wawe uriya ko waryaga neza mfite dedication nariya marineti n'ingiye namuguriye amaje gupfa amaje ngo buriya ntabwo areba iyo yavanyemo ntabwo areba neza arwaye amaso ntabwo bavuga gupfa amaso wayasa ngo yapfe utareba neza nturebe nk'uko ndeba bo bageze yawoya yabonye undi yaramupangiye asiga yacuruye uriya ntabwo ubona kwirirwa nkoraho. Tuvuye kuyiguru yabibinanuza inzoga nazo zikabibinanuza mu buzima. Reka dukomereze kuyigura ivuga yuko hari indwara ikomeje kwibasira urubyiruko ituma rudashaka itananishaka nkuko bigarukwaho na bamwe mu basore bagiye baganira n'abanyamakuru bacu. Iyi mvura uyu nguyu uko abivuga. Ubu warubatse ubu ndatuye ubu so wakubonera umugore hano wamutwara mu by'ukuri ndimo ndagerageza kwinjira mu mushinga wo gushaka. Kuki utinya nyine wagushakira umugore hano wamutwara? Mu by'ukuri burya gushakirwa ntago ari byo, icyangombwa no kwihitiramo. Wa mugabo ufite ubwoba njya nyuzamo nkanatebya nkanabaza utubazo. Uzi guteka se? Mu by'ukuri ikigendanye no guteka ntago ari cyo nize ibigendanye no kubaka. Suyu gusa kuko tuvuye kuri uyu musore hari n'undi udusobanurira yuko najya gushaka hari bimwe mu byo azagenderaho. Reka nawe abitubwire. Uzagendera ku kintu ujya gushaka umugore uretse kuba utashaka i Kigali, ikindi kintu uzagenderaho ni igiki? Nzagendera ku igare nzaba narariguze. Mu makuru y'imyidagaduro ho
uyu nguyu ngo nyuma y'uko ngo aguze ibyuma muri korari ngo nawe uzongera kumutera ni korasi waba uzi kuririmba ute waba ufite amajwi ameze gute ntuzongera kumuterana ni korasi. Mugenzi wacu yaduteguriye inkuru ikurikira. Tuvuye ku by'umuririmbyi na korari yereka dukomereze kuguru nayo nabararikiye yuko dufite umutumirwa muri studio zacu akaba ari umwe mu baririmbyi beza u Rwanda rwacu rufite. Reka tumwakire abagaragariza impano ye. Okay, tangira uririmbe. FPR oye 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 oye, umujyi wa Kigali oye, isuku, umutekano, umurimo unoze kandi wihuse neza kandi vuba aho. Reka dushimire umutumirwa wacu kubw'impano nziza tugaragarije, nativumbura azavamo umuhanzi ukomeye cyane. Amakuru yacu ni nuko nguko tuyasoje, gusa tutatangiranye reka mwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Muri aya makuru twakubwiye yuko abaturage benshi bataka ko bahangayikishijwe n'umugabo bita Gasongo dore ko bivugira ko batazi n'icyo yabashinzwe. Mu yandi makuru kandi twakubwiye yuko abasesenguzi kuri iyi mihanda y'imbuga nkoranyambaga basanga intara y'Amajyepfo ari wabo w'inkuru zidasanzwe, kandi twakubwiye yuko mu buzima agashinge gakomeje kuba agashinge. Ndagushimiye we twanye muri aya makuru. Ishimwe Karebo aka Buri Banga. Ciao ciao, niwibagirwe gukora subscribe kugira ngo tujye tubana ku makuru yacu ya buri munsi, ndetse byaba byiza unesharinze nibura abantu 5 kugira ngo nawe ubutaha tuzabane muri aya makuru. Iyi yari Dreamax TV.